ijambo ry'umunsi. Gushakisha Imana kugira ngo uze kuza gusobanukirwa neza ibingibi tugiye kukubwira, biraza kuza kugusaba gusoma muri Hoseya igice cya 10 umurongo wa 12. Twese tumara igihe kitari gito dushakisha Imana, ariko mu by'ukuri ibingibi kubigeraho biradusaba kugira intumbero imwe. Intumbero yacu kandi nayo tugomba kuba tuyizi neza cyane. Intumbero yacu niramuka ibaye gushaka ubutunzi bw'isi cyangwa se iby'isi, ntabwo tuzatinda kubona yuko twibeshye. Gusabye kuticara imbere ya televiziyo yawe buri munsi ngo urushyire umwanda mu mutwe wawe buri gihe, ijoro kurindi. Iyo ubikora wumva ntacyo bigutwaye, ariko nyamara igihe kinini cy'ubuzima bwawe bizakugiraho ingaruka. Ku rundi ruhande ariko nuramuka utembereye Kristo azaba ari kumwe nawe. Ku rundi ruhande ariko nuramuka utumbereye Kristo nta kabuza uzaba nkawe. Yesu atuba hafi kandi akadusendereza mu kuri mu gihe twiga ijambo ry'Imana. Iyo dutekereza ku ijambo ry'Imana ndetse no mu gihe dusenga, Yesu aba ari kumwe natwe. Ntibirangirira aho, tugomba kubyinjiramo neza kugeza ahandi twumva yuko turi kumwe nawe kandi ko umutima wacu uri kumwe n'uwa Yesu. Nitwatura tukavuga ibi turimo, azavugana natwe kandi azaba ari kumwe natwe. Mu gihe cyose tuziga kubaho gutyo, tuzatangira kubona ko inyota n'inzara twagiraga bitangiye gushira. Aha noneho nibwo uzatangira kubona ko ufite inyota yo kumenya Imana yawe mu buzima bwawe. Uzatangira kumva ko nta na kimwe cyatuma utishimira ubuzima ubayemo, ndetse ko nta na kimwe cyatuma utishimira ahantu ugiye kujya. Uzi impamvu? Ni uko itangiye gushakisha Imana nayo ikwiyereka muri byose, kandi mu bikorwa byawe by'ubuzima bwose Imana ikabana nawe. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ari izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.